neza nitwa Mujyanama Claude cyangwa se TMC, niyo mazina nkoresha mu buhanzi, ariko mbere wenda tukamaze nivuge birambuyeho. Ubundi ngewe navukiye ahantu bita muri Congo, ni mu Rubuga, ni ahantu mu cyaro, ni muri zone ya Uvira, muri Sud Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ku myaka 6 twaje mu Rwanda, ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yari irangiye, ubwo hari hagati ya 1994 1995 turaza. Ubwo niho natangiriye ubuzima bwanjye, urebye amashuri abanza niho narigiye, ayisumbuye, lisansi ndetse na masters, ndetse tunakora Dream Boys, aho twamaze imyaka 11 turi muri entertainment n'izindi business zose twakoraga zishingiye nyine kuri ibyo bintu by'imiziki. Hanyuma umwaka ushize nibwo naje hano muri Amerika, nje muri kaminuza iherereye ahantu hitwa muri Pennsylvania, ni state ya Pennsylvania, ni kaminuza yitwa Eastern University, aho ndi gukora data science masters ndi gukora. Ariko hagati aho nganda nakora nkora muri company yitwa Xilinx, ni company iherereye muri California. Nkaba ni muri department ya business intelligence, nkaba nkora nk'umu data scientist cyangwa se data analyst mu yandi magambo. Ubundi sinkunze gukora ama video nk'aya ngaya, ariko hari impamvu idasanzwe bizanakomeza kugeza igihe runaka. Nzumva ko nshaka kuganira n'abantu, nzumva ko kiri ku mutima wanjye, nashaka gusangiza abantu kigezaho nifuza, cyangwa se binahindure bifata indi murongo bitewe nuko nyine bizaba byagenze. Nkuko nababwiye, aho navukiye mu Rwanda kugeza uyu munsi nahuye n'ineza y'Imana, nagiye mpura na favor, nagiye mpura n'ubuntu bw'Imana. Kandi nkuko Bibiliya ivuga ngo ibishyize imvura ababi n'abeza, nanjye iyo mvura yangezeho imvura y'Imana kandi ntari mwiza. Ubuzima bw'ubusore ni ubuzima butaba bworoshye, ubuzima rimwe na rimwe bw'ubusitari, wenda tuvuge gutyo, ntibuba bworoshye, ariko muri byose Imana yingirira ubuntu, yingirira ubuntu. Hari aho umuntu agera akaba imbata y'icyaha, akumva afite umudendezo wo kuba ari mu cyaha, akumva afite comfort mu byaha, akumva rwose nta naramoro, akumva nyine aho ngaho agomba kuba ari. Ariko nshima Imana ko ijwi ryayo, numvise ijwi ryayo, nagiriwe ubuntu, menya ukuri, kandi ngo umenya ukuri kuramubatura. So rero muri make nibyo tuzaganira, ubuzima bwanjye bwose, kariyeri nabayemo, ibyo nakoze byose, ngenda gusa mbabwira uko Imana yagiye haba, ngenda avuga ku buntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana, ko ushobora gukura mu bubata bw'ibyaha runaka byakubase, ukaba undi muntu, kugira undi muntu mu cyiciro icyo ari cyo cyose waba urimo. So niyo mpamvu nyamukuru rero yo kuba tugiye gutangira ibiganiro. Ubwoba bw'ubuzima, hari byinshi ku rwego rwanjye, ntekereza ko abo nduta, abo tungana, abanduta, hari abo byagirira akamaro, byahindurira icyerekezo cy'ubuzima. So rero muri make nibyo tuzaganira, ubuzima bwanjye bwose, kariyeri nabayemo, ibyo nakoze byose, ngenda gusa mbabwira uko Imana yagiye haba, ngenda avuga ku buntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana, ko ushobora gukura mu bubata bw'ibyaha runaka byakubase, ukaba undi muntu, kugira undi muntu mu cyiciro icyo ari cyo cyose waba urimo. So niyo mpamvu nyamukuru rero yo kuba tugiye gutangira ibiganiro. Ubwoba bw'ubuzima, hari byinshi ku rwego rwanjye, ntekereza ko abo nduta, abo tungana, abanduta, hari abo byagirira akamaro, byahindurira icyerekezo cy'ubuzima, byatuma hari undi munezero babona, bafisinga batigeze babona. Rero ndashaka ko n'abandi bose, haba muri comment, haba uburyo bwo bwose mwabikoramo, ufite nawe ubuhamya afite gutanga, ufite icyo yumva Imana yamukoreye, wari warazonzwe n'ikintu runaka, wari warabaye imbata y'icyaha runaka, y'ibyaha runaka, ariko Imana ikamugirira ubuntu, ikamukura. Izo experience tugeneye ko zasharingwa muri comment n'ahandi, kibi ikintu cyo kuganira, uruganiriro rwo kuvuga ineza y'Imana, rwo kuvuga ubuntu bw'Imana, uruganiriro rwo kuvuga imbaraga z'Imana ko zishobora gukora, zishobora guhindura.
kuko impamvu umuntu aryama bugacya bukongera bugacya ugatizwa iminsi yo kubaho hari impamvu. Iyo mpamvu rero utarayimenya impamvu ukomeza kubaho umunsi ku wundi aba akiri ikibazo, ariko nagira ubuntu ngiye nsobanukirwa ku giti cyanjye, nasobanukiye impamvu yanjye yo kuba ndiho, impamvu yo kuba iminsi yanjye ngikomeje kuyitizwa, ni uko hari ibyo ngomba gukora kandi nkabikora mu gihe, kuko igihe kigiye ntabwo kiba kigarutse. Niyo mpamvu rero, niyo mpamvu muzasharinge ibyo muzakunda, muzashishikarize n'abandi kugira ngo interacting bizajya nibura gerageza rimwe mu cyumweru tugire agatopic gato tuvugaho, tuganiraho, tuvuga ubuntu bw'Imana, imbaraga z'Imana, tuvuga kwatura kwayo, tuvuga kuva mu bitagira umumaro, kuva mu byaha byatubase, kuva hari undi munezero kandi mu Mana byose birahari. Muri mushaka ubwami bwayo ibindi byose muzabyongererwa. So niyo mpamvu muzambere inshuti nziza, muzambere abasangira ngendo beza. Ubwo hanabibaza ati TMC kuririmba bite, nabyo tuzabiganira mu ruganiriro. Ese umuntu ashobora gukizwa anaririmba indirimbo zisanzwe? Ibyo byose tuzagenda tubiganira. Ni muri iyo mpamvu kubera ko nzi ko hari benshi bazi ibyo bintu, hari benshi bari muri kariyeri y'umuziki bazi ibyo bintu, hari ni uburyo bwiza rero. So urugendo dutangiye, ibitekerezo byanyu bizaba ari inkunga ikomeye cyane, presence yanyu izaba ari ikintu gikomeye cyane. Urakoze cyane, mugire weekend nziza. Ngira ngo mwamwumvire rero Mujyanama Claude aka TMC, akaba bigarutseho byose bizaba bikubiye muri buno buhamya agiye kujya tugezaho umunsi ku munsi. So tukaba rero tubararikira kudukurikira 5 kwa 5, mukora share, mukora subscribe, mukanda like, ndetse mudona ibitekerezo kugira ngo tumenye ibyo twakongera n'ibyo twahinduramo mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. So turabasabye kuba ba mbere mu gukurikirana Feel Free 500 mubisangiza abandi, kugira ngo buno buhamya bwa TMC musagere kuri buri muntu wese, kuko n'ubuhamya buzabukuyemo amasomo y'ubuzima atandukanye, kandi buri muntu wese yakoramo inyigisho nyinshi cyane. So murakoze rero, mwakoze kuba natwe kuri uno munsi, tubararika ibiganiro byacu bitaha. Ciao ciao.